ibi bitegetswe n'Imana niyihagurutse iravuga ngo Imana yacu rero intumye ku banyarwanda n'abari kwisi hazaza n'ibindi nubwo ariyo yanyuma. Ubwo rero urambwira uti none ko hahanuwe ngo hazabaho ibihe birushya ntabaruhira rimwe, shobora kuruha none nge nkazaruha ejo. Nzanye ubutumwa buvuga ngo ubwo Uwiteka yongeye igihe kugira ngo ejo nibyo bizaba, ejo nibyo bizaba. Mfite igihe namaze ndwaye nikubita hasi ko bitagihari, nuko hasi hatagihari. Ni Imana yavuze ngo igihe wikubitiye hasi. Ndatangariza abantu banyumva, ntabwo ari weho wageneye amakuba gusa, ntabwo uri nzabimarayo, ntabwo ari weho uri agatebo kayora ivu n'akayoye ivu kageraho kakarekeraho kakayora ibirayi. Turabasuhuje inshuti zacu mudukurikira hano umunsi ku wundi. Mbere na mbere mbifurije umwaka mushya muhire. Uyu mwaka uzababera uw'ibyishimo, amahoro, kuronka byinshi wabuze mu myaka yashize. Imana izabiguhe muri uyu dutangiye. Ndagusabye nawe niba ari ubwa mbere udusuye ukaba utarakora subscribe ntiwibagirwe kuyikora kugira ngo tujye tubana hano umunsi ku munsi. Uyu muryango wacu witwa Komera TV. Ukomerane natwe mu izina rya Yesu. Tugize umugisha wo kubona umuntu w'Imana muri kubona imbere za screen zanyu. Pastor, umwaka mushya muhire. Yego. Umeze neza cyane, ariko ufite ibyishimo nk'umuntu ushobora kuba awutangiye neza. Nta kibazo. Na corona Pastor, na corona ko kari nta kibazo. Nta kibazo. Gute sari nta kibazo? Iteka dukiza muri byose. Mpamvu ari nta kibazo. Hazaza n'ibindi nubwo ariyo yanyuma. Ubwo rero ikineshereza umuntu nuguhigika ibyaje kugira ngo abone uko arwana uruzaza, akabishyira ku ruhande. nawe uheranwe nabyo ibindi byaza birahuhuriza. Ase Pastor, iyo urebye nk'umukozi w'Imana, rimwe na rimwe ujya navugana n'Imana, ubona ibi bihe tugezemo mu by'ukuri bikoze analyse, ubona tugeze ibihe bikomera bitewe n'intege nke z'umuntu bigezeho. Ibihe bikomera, ibintu bikomera bitewe n'uwo bigezeho. Buriya ibiro 10 ku mwana w'imyaka 5 biraremeye, ariko ibiro 10 kuri nge nabifata no mu kiganza. Ibi bihe rero ntibidukomereye kimwe, ko tutanganya imbaraga n'amavuta nihishurirwa twabigezeho. Iyo umuntu atagira ihishurirwa, iyo umuntu ari mu nzu ushobora gutera ibuye hejuru y'inzu akagira ngo baramwishe kuko ntareba uri hateye. Ariko iyo ufite ihishurirwa ry'ibi bihe turimo ko bizabaho, biza ubizi. Niyo mpamvu umudamu ugiye kubyara burya agenda yariteguye, abazi ko byanze bikunze azabyara. Ntiyigera asenga ngo kubyara bihave rero, ahubwo arasenga ngo nzabyare neza. Niyo mpamvu natwe turi gusenga ngo ibi bihe tubivemo neza, ntabwo ari ugusenga ngo bihave kuko ntibizahava, ahubwo umuti ni ukubicamo. Murakoze, ni ukubinyuramo. Ibihe bikomera bitewe n'imbaraga n'uwo bigezeho, imbaraga afite. Ujya n'imodoka nuko hari urugendo rukomerera imodoka, indi ntiruruyikomerere bitewe n'imbaraga iyo modoka ifite. Hari igere hazamutse igahagarara. Hari imodoka wapakira toni 3 ntiva hiri cyane, hari n'ipakira 9. Ngo rero ikibazo si imizigo, ikibazo n'uyikoreye. Twe rero umwami yaduhaye imbaraga zo kubicamo. Amen. Ase Pastor, kubona abantu benshi bari kurushaho gucika intege kugira ngo byumve neza. Urabona ko Abisirayeli bageze ku nyanja, bamwe yarabakomereye abandi raborohera. Inyanja yari imwe, kibazo ntiyari inyanja, ikibazo yari uwo igezeho.
kabiri urabona agiye haza agiye kuzura umwana wa mugore yarahageze biranga Elisa ahageze biremera ikibazo ntiyari umupfu ikibazo yari ugiye kumuzura amavuta afite urabona Petero agiye kuzura Tabita yasanze abandi bari gucukura abaheza bose baratinya barasohoka umwe azura wari upfuye ikibazo ntiyari umupfu ikibazo hari habuze umunyamavuta urabona i Samariya umugore umwe yari umwana kigeragezo cyari kimwe inzara kigera ku bagore babiri umwe arya umwana undi ahisha umwana sadepa n'uwo bigezeho urakoze cyane hari abantu barira ngo birabakomereye naho nibo bakomerewe ko batagira imbaraga zihanganira ibyo ntangiye gufashwa hakiri kare nanze kubitindaho cyane kubera ko atari cyo cyigisho ariko nibyo mumbajije nabivugaho gutyo nicyo numva mbivuzeho none ari ibihe ntabwo bikomeye ahubwo biraterwa na ijambo riravuga ngo uzambukiraho abandi barohamye ikibazo rero aba ari icyambu ikibazo ni ucyambutse cyangwa se genda unyure mu murwa ushire ikimenyetso mu ruhanga rwe Ezekiyeli 9 ngira ngo ubwo rero niba umuntu afite ikimenyetso akarokoka ikibazo si ibyo yarokotse ikibazo ni ikimenyetso yari afite none se ntureba mwe Yesu yavutse yahungiye mu Egiputa hapfa abana n'abarasheri bapfamo ikibazo ntirwari urupfu ikibazo ni ukugwingira iyo batagwingira bakakura vuba bakavumbuka ntibari gupfamo kudakura vuba niko kwabahitanye si urupfu ko abakuze vuba ntibagiyemo urakoze cyane Pastor rero urakoze by'umwihariko ndagukunda Pastor natwe ni ukuri ndagukunda kuva nkumenye igisigaye ni ugukundana gukunda ntibibura gukundana nicyo kibura gukunda no gukundana biratandukanye hanyuma hari igihe ukunda inyama zo ntizikunda umubiri wawe wazirya ugafurutwa biba bisaba rero ko uzikunda nazo zigukunda hari igihe umuntu akunda isukari yo ntimukunde yanywa isukari agatumbagana akarwara diyabete kandi we ayikunze rero igikwiriye abari mu isi ni ugukundana iryo tegeko Yesu yasizeho ngo mukundane nk'uko nagize uti nabakunze amen hanyuma natangiye mbivuga rero nkwifurije umwaka mushya mushumba wawe unyifurije ni ukuri Imana turabimenya mu kanya mu kanwaho ni rusange mu kanwa ni rusange uje wese aravuga tubifurije umwaka mushya muhire ariko mu nda no mu kiganza murabe mubyumva abantu mukunda umushumba bive mu kanwa gusa ntibigume mu kanwa bigere n'ahandi yego nabyumvise amen hanyuma abantu bakubonye hano bwa mbere twe twakiriye bwa mbere urabanza ubibwire bakumenye nyine ngize nitwa Pastor Munezero hanyuma kuvuga ko ndi umugabo birivugira ndi umugabo abadamu basa nanjye ni bake ubwo rero ntuye Nyabihu muri Gisenyi mba mu rurembo rwa Rubavu paruwase yitwa Gasasa nge nyobora ndi umushumba w'itorero ry'ahantu bita Rurembo ndi umugabo ndubatse mfite abana 7 n'umudamu n'abandi tubana muri ubwo buryo ndakomeye mvuka 6 dukomeje urugendo Imana ishimwe kandi nta n'uwavuga byose nk'ugiye gupfa ibindi tuzajya tubivuga uko duhuye gusa ako kari gahagije amen hanyuma kugira ngo rero dukomeze nk'umushumba murabanza mudushyira imbere y'Imana kugira ngo
abantu nyine dusabira umugisha n'umwuka weraze kudufasha kumva. Ntabwo turasaba umugisha ahubwo turasenga ngo bigende neza. Umugisha uza nyuma y'icyigisho. Nta kibazo. Naho uje mbere nta waba akizi. Ahubwo reka tumanze icyigisho dusenge bigende neza. Nta kibazo. Ndagushimye Mwami Yesu, ni wewe watangiye umurimo kandi ni wowe uzawurangiza. Ndagusabye ngo ibyo wakoreshaga ngo umurimo ugende neza ari byo ukoresha naha ngo uyu murimo ugende neza. Byambaje nize izina ryawe Yesu, urakoze, amen. Karibu rero mutugezeho ikimana yabashyize ku mutima. Hari byinshi bituri ku mutima. Ariko ikindi ku mutima uyu mwanya ni ukugira ngo Imana itegeke igihe umuntu amaze mu makuba. Igitegeke, kuko amakuba kimwe mu bikomeza amakuba ni igihe umuntu abimazemo. Ujye umuntu bushobora kwira atariye ntiyibe, ariko iyo ukwezi gusize ntaba kiva aho ari. Ujye umuntu ashobora kubura akazi umunsi umwe, ntabwo bamwita umushomeri. Umushomeri ni ubirambyemo. Ariko iyo igihe kikubanye kirekire, igihe umaze, iyo kikubanye kire niyo zaba ari inkoni, nakubwira ngo ushobora gukubitwa umunsi umwe ukihangana, ariko gukubitwa umwaka uba warasaze. N'umusazi usaze umunsi umwe ntibamwita umusazi, bavuga ngo ari kwigirisha. Uyu mwanya wa none rero abantu bazize igihe bamaze mu makuba, igihe bamaze, igihe bamaranye. Wabonye ko na Kristo yikoreye umusaraba. Hari aho yageze awugwana inshuro 3, ariko icyo gihe yarawumaranya. Imana itegeka ko umunyakurena mwakira, abona kugezayo amahoro. Abantu benshi wabagabanyiriza igihe bamaze kumusonga. Burya n'indwara ntiyica hica igihe umuntu ayimaranye. Burya umusonga uje ugakubita rimwe ugasubirayo, umuntu ntiyapfa. Ariko dondi mu bwonko bw'umuntu niyo ihuhura umuntu. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo gutegeka kwa 2, ariko ijambo nzanye turi busengeremo. Isi yose abanteze amatwi bafite igihe bamaze mu bintu, ari abashomeri bafite igihe babimazemo. Umugore ukubitwa amaze igihe amaze akubitwa, afite igihe amaze. Kucyongeraho ikindi rero, nubwo yihanganye yazumirwa. Inzara umuntu afite igihe ayimazemo. Indwara umuntu arwaye afite igihe ayimariye. Ariko amavuta ndimo ni ukugira ngo Imana itegeke icyo gihe, igishireho iherezo, imuhindurire. Ijambo 2 gutegekwa kwa 2 ibice 2 umurongo ni wa 3. Haravuga ngo igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije, nimucyamike mugende mwerekeje ikasikasi. Igihe mwazamukiye uyu musozi kirahagije. Ibi bitegetswe n'Imana. Niyihagurutse iravuga ngo ndebye igihe wazengurukiye, sinaguhoza ntyo, noneho cyamika. Yavuze ngo iyo itavuga bari gukomeza kuzamuka. Umusozi wari ugihari, ariko ivuze ibi nta wundi rero ku isi utegeka igihe. Ni Imana yonyine itegeka igihe. Ijambo dusomye bivuze gutegeka kw'Imana. Iravuze ngo nzi igihe watangiriye umusozi, uwutangira nariho, aho ugeze ndahazi, aho bikugeze nabyo ndabizi. Ibyo wavuze ndabizi, imbaraga zigusigaranye ndazizi. Uramutse uwukomeje uko byagenda ndabizi. None ntegetse ko igihe wawuzengurukiye. Iyo dusomye aho hakuno igice cya mbere, umurongo wa 5, Mwama dufashe. Uwiteka Imana yacu yatubwiye iheruye buti, igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Irimo iravuga igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Iyo usomye mu gitabo cyo Kuva ibice 9 umurongo wa 5, haravuze ngo Uwiteka ategeka igihe ati, ejo niho Uwiteka azakora ibyo mu gihugu. Uwiteka ategeka igihe ati, ategeka igihe.
ni igihe uba ku irembo ariko icyo gihe gitegekwa n'Imana. Nta mubyeyi wagabanya igihe cyangwa ngo yongere igihe, ahubwo igihe kigabanywa. Ijambo ryaravuze ngo iyaba iyo minsi itagabanijwe ntihari kuzarokoka n'umwe. Ndakubwira ubu kuba turiho ni uko imvura igwa igihe gito. Buriya imvura iguye umwaka ntitwaba tukiriho, ariko umwami agabanya igihe imvura iragwa. Igihe burya izuba ntabwo ryica imyaka, ahubwo icyica imyaka ni igihe rimaze rirava, kuko iyo rivuye rikamara igihe imyaka iruma. Ariko iyo Imana igabanyije igihe ntiyuma. Nta myaka rero yumishwa n'izuba mu bushakashatsi nakoze, ahubwo yumishwa n'igihe izuba riyimazeho. Imana idufashe cyane. Iyo umudamu atwite akarenza amezi 9 bavuga ko yagushije. Kuki? Ni igihe batwita cyarenze. Iyo umuntu aryamye akananirwa kubyuka akagerera amasaha angahe, baravuga ngo yarengeje igihe baryama. Hariho igihe cyo kuryama n'igihe cyo kubyuka, n'igihe cyo kugwa kw'imvura, n'igihe cyo kuva kw'izuba. Isi rero ikintu urabona nk'ubu turi mu bihe bya Covid. Buriya yize umunsi umwe kagenda ntibyari kwitwa icyorezo gikomeye, ariko igihe tukimazeho nicyo cyazambije abantu. Urabona baravuga ngo guma mu rugo, abantu bakagira ngo guma mu rugo ni mbire kada, kuko twese turari muhira, ariko nta ubabara ngo narayi muhira. Ariko igihe umaze mu rugo, iyo bagutegetse igihe uramara mu rugo biba makuba, kuko bavuze igihe kirenze icyo ugomba kumara imuhira. Iyo ubaye umukristo ukaba umukristo ukamara igihe utabatijwe mu mwuka wera, bakwita umugwirizwa. Ariko biterwa n'iki? Ntibareba kutawubatijwemo, kuko ntawuza ngo ahita wubatizwamo, ahubwo babara igihe umazemo bakavuga ngo arazira iki ko amaze imyaka 10 atari yabatizwa mu mwuka wera, ataravugana n'Imana. Gusenga impamvu abantu babirambirwa, ntibarambirwa amasengesho, barambirwa igihe bamaze basenga nta kivamo. Umwaka agasenga nta kivamo, 2 nta kivamo. Ubutumwa nzanye rero buravuga ngo Uwiteka ategeka igihe bamaze basenga ashireho iherezo, noneho basenge amanura imigisha, amanura amahoro, amanura ibisubizo. Imana ishimwe cyane. Yabwiye Danieli kuva igihe watangiye kwinginga narumvise, ariko uw'Ubuperesi abitangirira mu kirere iminsi 21. Iyo minsi 21 yaritumye uwitwa Danieli ahura n'ibibazo bikomeye. Ndimo ndavuga Imana itegeka igihe, ibyo wahabwirwa byose birambye bikamara igihe. Aburahamu ntago yananiwe kwizera, ahubwo igihe abimazemo, igihe ubugumba bumaze. Niyo mpamvu nganiriza bari kuri urubuga ngo Imana ifite ububasha, sindimo nigisha, ndimo mpanura. Ngo Imana ibasha gutegeka igihe. Ntabwo byumva ari ndikubyumva, ntabwo uri mu byumva. Imana ibasha gutegeka igihe umuntu amaze mu bugumba ikagishiraho iherezo, kuko hano iravuze ngo igihe umaze kuwo musozi w'ubugumba kirahagije. Noneho gira ute? Cyamika. Cyamika ni ijambo rusange rivuga ngo umaze igihe udatwite, noneho uyu mwanya gira ute? Twita. Umaze igihe utagira akazi, igihe umaze utagira akazi ndakizi, noneho uyu mwanya gira ute? Gira akazi. Igihe umaze utabugira fiyanse mbona gihagije, noneho uyu munsi nohereje ukuvugisha. Ntabwo itegeka igihe gusa, itegeka n'ibihindura igihe, itegeka n'ibihindura amateka. Yabwiye Moridekayi ngo igihe umaze ku irembo kigize kirahagije. Itegeka iki? Igihe cyo kumara ku irembo igikuraho, ishiraho igihe cyo kuja kuba uwa kabiri ku mwana. Igintu cyose gifite igihe cyategekewe. Ariko gusenga bimaze iki? Imana dushobora kuyinezeza igategeka igihe. Niyo mpamvu igihe cyo gupfa kwa Lazaro yarapfuye, ariko baramubwira ngo rero mwongerera igihe, bujya kuzuka nukongererwa igihe. Ibiravuze ngo rero Lazaro ongera ubeho ku isi. Urakoze cyane. Ezekiya abantu bazize igihe bamaze mu bintu
urabona nk'uko umeze wiriwe urabona sindi kwikubita ngo nibabaze ariko uzanye umuntu akirirwa aragira gutya kuwa kabiri akirirwa aragira kuwa gatatu akirirwa ahagira kuwa kane urabona ariko yagera kuwa gatanu ndi gutabaza inturandembeje Muhammad kuki bimazeho igihe abantu b'Imana bafite kwihangana ariko bazira igihe bibamazeho nzanye ubutumwa rero ariyo mavuta nsengeramo wagira ubuhanuzi iyo bumaze igihe kirekire ubivamo Aburahamu yageze aho bivamo bimutinzeho azana Hagari Imana igabanyije igihe arongera afata Sara kandi asenda Hagari siwe wabikoze ni igihe Imana yagabanije Imana idufashe kandi tugire neza yumvira abanyarwanda yumvira abategetsi yumvira ab'Iburayi yumvire abo muri Amerika za Australia Norvege n'ahandi ibirebe abamaze igihe kirekire ku musozi igabanya icyo gihe bawumazeho uzabona bagize amashimwe Prince utinda ku musozi nta nsinzi ubona kuko ugumuko uhinduka iciro ry'imigani bakavuga ngo uriya ni wa wundi bakaguhimba amazina ariko iyo igabanyije igihe bahindura izina bakwitaga bakavuga irindi kuko uvuye mu kibuga wakiniragamo ndi kuvuga Imana ivuga bikaba ya igabanya igihe cyangwa ikongera igihe niyo yonyine kandi nta mushumba wongera igihe nta muyobozi w'itorero wongera igihe papa ntiyakongera igihe musenyeri ntiyakongera igihe nta muhanuzi wakongera igihe ahubwo nyiribihe haleluya nyiribihe niwe wongera ibihe cyangwa akagabanya ibihe niwe wari wumva umuntu kwisa avuze ngo nzaguhaza uburame abaganga bariga ariko ntiyakwiga kongera iminsi y'umuntu yiga kukohereza Imana idufashe ariko yabwiye Ezekiya ngo ku gihe wari umaze nshizeho kenza nshizeho imyaka 15 urumva ategetse igihe ngo nubwo imyaka Uwiteka arategetse ngo nubwo imyaka yari gushiranye ubu ndimo mpanurira abantu ngo basenga Imana yongera igihe kandi cyari kigushiranye kuko yari yabwiye ngo urapfuye ariko niyo yari igabanyije igihe kandi saa 4 yari itumye Yesaya ngo igihe cya Hezekiya ngikuyeho saa 8 yari itumye Yesaya ngo nisubiyeho igihe ndacyongeye hari abarwayi bazi ko bazapfa ejo hari abantu bazi ko bazapfa ejo bundi hari abazi ko n'ubu kuba tugejeje iki gihe tugeze le 31 Desembre nuko Uwiteka yongeye igihe iyo agabanya igihe hari abari gupfa mu kwa kane ariko kuko yongeye igihe dufashe na 22 ubu niyongera igihe kindi kigihe nzaba mpari nacyongera ngere na 25 abaracyongeye ngere na 30 nzabeshwaho nuko Uwiteka yanyongereye iki igihe cyangwa nkurweho nuko Uwiteka yagabanyije iki igihe kubuyoboye akarere n'Uwiteka wongeye agabanyije igihe hayobora undi kuburi kwiyo kamera n'Uwiteka wongeye igihe agabanyije igihe iyo kamera nayifata nanje nkayikoresha kuko ibyo umuntu aruhiye mwisi bisigarana abakiri bazima kuba umuntu dukwiriye gushima Imana nzanye ubutumwa buvuga ngo ubwo Uwiteka yongeye igihe yongeye igihe kugira ngo amahirwe akugereho agabanya igihe kugira ngo imibabaro idahitana umuntu ni ibintu bibiri Imana yakoze birakomeye yarakoze cyane kuba umuntu ari umugaba w'ingabo ntibitewe nuko yize gusa bitewe n'igihe Imana yamuha igabanya igihe bari gushiraho undi kuburiya mu mama yicaye muri iriya etage ya 3 ntibitewe nuko yayubatse ushobora kuyubaka Imana ikagabanya igihe ikicara mundi hano hakurya kwa Vashiti uzi ko Vashiti yayicayemo ariko Uwiteka agabanya igihe cya Vashiti yijiramo Esther yabwiye Esther ngo igihe umaze utura umwamikazi kigizote kirahagije cyamika nawe ubu umwamikazi anyuranye ibihe ariko ubutumwa nzanye nukugira ngo dusoze umwaka kuri uru rubuga komera shikama kugira ngo ukomere nuko yongera igihe cyo gukomera nta ukomera yapfuye umurambo nta ukomera yapfuye niyo bazanye serikeye nziza ujya ndi haba hakomeye umurambo haba hakomeye isandugu bamuhambyemo
hari abataka isanduku bakagira ngo batatse umurambo. Ariko uko byaba kose nubwo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi, imukiza muri byose. Niyo mpamvu tugiye guhamagara Imana. Nge nawe niba Uwiteka twishimiye atwongerera igihe. Kimwe mu bintu Imana yakoraga ngo ugere i Kanani ni ukongera igihe, kuko agabanyije igihe wagwa mu butayu, ahubwo yongera igihe tumaze kwisa kugira ngo uru rubuga rwawe rukomere. Azarwongerera igihe cy'umunezero, arugabanyiriza igihe cy'umubabaro. Umuntu agira ibihe bibiri ku isi, ni igihe cy'umubabaro n'igihe cy'umunezero. Nk'uko nitwa Munezero, mfite igihe namaze imyaka 30 ndi mibabaro, mfite indi myaka maze 24 ndi minezero. Kuki wambajije ngo ndanezerewe? Ubu navuye mu rugo nta gahinda, ngera aha nta gahinda, ndimo ndavuga nta gahinda. N'agahinda iyo kaje gakubita ku mutima kagasanga umutima washize agahinda. Ujya agahinda kabi nagasanze nyiragahinda. Agahinda ko hanze iyo gahuye n'agahinda ko mu mutima umaranye igihe, umutima urabora. Imana yacu rero intumye ku banyarwanda n'abari ku isi ko bayipfukamira, ariko bagasengera mu uyu murongo ngo Mana, mfite ibihe bibiri biri imbere yawe. Igihe cy'umubabaro wakigabanya, igihe cy'umunezero ukaryongera. Urambwira uti none ko hahanuwe ngo hazabaho ibihe birushya, ntabaruhira rimwe. Shobora kuruha none nge nkazaruha ejo, kuko naciye inshuro. Ubu nubwo utari guca inshuro hari abari guca inshuro, nubwo utaburaye hari ababura, nubwo utari mu bitaro hari abari mu bitaro. Umuntu afite nyina ukwe. Nkumva mu mavuta menshi nakwambukanya muri Tanzania, nkarenga Kampala nsenga, nkagera za Burundi, nkambukanya Sudani, nkabirinduka mu butayu bwa Sahara, nkabwambukanya, nkambuka Mediterane, ngahamagara Imana kugira ngo utwumva wese kwiri jambo amenye ko mu ijuru hari Imana igabanya igihe umuntu amaze akubitwa, igashiraho igihe umuntu yamara adakubitwa. Surumva bishoboka? Birashoboka cyane. Nta nkango nonwa wumva ufite, urumva ubyakiye ko yashira iherezo ku gihe cyane. Yabwiye Yobu, nshize iherezo ku gihe cyo kubora, amera urundi ruhu. Bugiye yitagabanya igihe yari gupfa kibo, ariko ishira iherezo ku gihe cyo kubora. Aravuga ngo nyamara nzi ko umucunguzi wanjye ariho. Kugira ngo umukristo akomere rero amenya ko igihe harimo gifite iherezo. Bagiye mu rwobo rw'intare, ariko shiraho igihe baramaramo, ariko bavamo. Ndagira ngo nkubwire ko ubuyobu nta cyumva ububore, arumva kugira neza kw'Imana. Nubwo Saduraka yabaye mwitanura ry'umuriro, ariko ubu nta kiryumva. Kuki atakiryumva? Ni igihe cyo kuribamo cyarangiye. Ndagira ngo nkubwire ko mu Rwanda Imana idufashe. Ubu hari Covid, ariko Imana ishiraho igihe izamara. Ubu hari igihe tuzaba tutakiyumva. Ubu hari ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikagira zikavuga, umuntu akaba atacyumva inzara. Ubu nagiye guceba ibirayi muri Mabenga, ariko ubu sinjumva guceba byagiye byasigaranye bene byo. Nanje nkomeza urugendo. Ese nabigizemo uruhare? Oya, ni Imana yagabanyije igihe cyo guceba. Ubu nabumbye amategura, ariko sinkiyabumba. Ese nuko ibumba ritagihari? Eka rirahari, ariko Imana yagize ute? Yagabanyije igihe cyo kubumba, yongera igihe cyo kubumba imitima y'abantu. Ubu narahinze nshinshuro, singica inshuro. Ese nuko bitakiriho? Biriho, ariko Imana yagabanyije igihe cyo guca inshuro. Umwami adufashe kandi atugirire neza, kandi duhereze umugisha n'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mfite igihe namaze ndwaye nikubita hasi, ko bitagihari nuko hasi hatagihari. Ni Imana yavuze ngo igihe wikubitiye hasi, amina. Ni Imana yavuze ngo igihe wikubitiye hasi kirahagije. Oya rivuge, igihe wikubitiye hasi kirahagije. Noneho haguruka. Ubu mvuga umunsi wose singira icyomba, sinikubite hasi. Niyo nabwiriwe sinikubita hasi, kuko Imana Bibiliya yavuze ngo Uwiteka ategeka igihe ngo ejo nibyo bizaba. Ejo nibyo bizaba. Ntagashire ejo ngo ushire ejo bundi. Nanga abakirisitu turi gusengana, ashize ejo weho ugashire ejo bundi. Dushire ejo. Aravuze ngo ejo niho ibyo bizaba.
ariko ibi bifite abanyamwuka babyumva ntabwo ari rubanda rwose kuko Uwiteka azabe urufatiro ruriho rwanditse ngo Uwiteka azabe. Ubu hari umuntu wizereye mw'iri jambo iravuze ngo Uwiteka ategeka igihe 9:5 mu Kuva ategeka igihe time aravuze ngo ejo niho ibyo bizaba. Mfite ibintu umwami yategekeye igihe abikuraho niyo bigarutse bigeraga nko hakujya y'urugo nkumva byagiye ahandi. Ubukene burazaga bwagera nko ku kilometero nkumva bwakatiye ahandi. Indwara narwaraga ziraza zagera nko muri metero 400 nkumva zagiye ahandi batuye. Kuki zitaza se nakinzeho iki? Zirahagera zikavuga ngo uyu afite igihe yazimaranye zirajya ku bandi. Ndatangariza abantu banyumva ntabwo ari weho wageneye amakuba gusa, ntabwo uri nzabimarayo, ntabwo ari weho ragatebo kayorivu nakayoyivu kageraho kakarekeraho kakayora ibirayi, ntabwo wahora uyorivu. None iyo bazanye gaze se hari ivu riba rikije ryinshi ubwo agatebo kaba karuhuse umaze igihe uragatebo, ariko igihe wamaze uragatebo kirahagije. Noneho cyane ndagushimye mwami Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Dekude besi yakone uri Imana yacu. Rafika Odai ndaguhimbaje kuri umwana. Tumaze kumenya neza kutegeka ibihe, utegeka ibihe. Hari abamama uzi igihe bamaze kuriya musozi, hari abasore uzi igihe bamaze kuriya musozi. Ntabwo ari ukunanirwa gusa, n'igihe bawumazeho kirakomeye cyane. Uhere kuri ngewe n'abanyumva bose ihangane ugabanye igihe bamaze mu bugumba, gabanye igihe bamaze mu bukene, gabanye igihe bamaze mu bushomeri, gabanye igihe bamaze mu nzu y'imbohe, gabanye igihe bamaze barira, gabanye igihe bamaze baboroga, gabanye igihe bamaze ari abashomeri, gabanye igihe bamaze batotezwa, gabanye igihe bamaze bakubitwa, gabanye igihe bamaze ari ingumba, gabanye igihe bamaze mu bukumi, gabanye igihe bamaze mu rungabangabo. Utegeka igihe gisha. Ndagushimye ko hari igihe gisha utegetse kuri twese. Mu izina rya Yesu urakoze, amen. Ndagushimiye cyane, Imana ibahereze umugisha. Twavugaga Imana itegeka igihe kandi nawe hari igihe yagutegekera. Urabona ko uri umusore ariko bishobora gutegeka igihe kindi kigihe ukabuzaburi na madamu utakishuhiriza ubunyobwa. Imana irabishoboye, ihabwa icyubahiro. Hanyuma rero ku bantu baba bakeneye ko tubiganira umvuze bike, kandi iyo uvuze bike hari ibyo usimbuka, hari ibyo ntabwo mvuze nk'Imana, mvuze nk'umuntu. Hari iryo naba navuze rituzuye neza, ntanga nomero kugira ngo hijya mu gikari umbaze uti iri rivuze gute, unkosore, unganize, umpanurire nawe uvuga uti umva uko yambwiye.